bariga bamara kwiga bakajya kurangiza segonderi, amahirwe yabo bategereje ari hari. Ariko wowe ukiyuha ukarihira umwana wawe ukamwishyurira bivuye kure, ukagurisha agasambu ugakora byose, ariko yarangiza na kaminuza akaza agakubita imyaka 5 kubera iki? Hari abantu bafite babivuka mu miryango bashyigikiwe bafite amaboko, wowe nta maboko ufite, haba yo mu miryango ntayo, n'umuryango uvukamo barakwanze, barakujugunya ntibanazi kubaho. Iwanyu ninde muntu wavuka nibura ukomeye nta namutwara sibo basi? Iwanyu ni wowe ukomeye kubera iki? Kubera ko wambara agatenge gafuze nako ducishirize twasanga ari mu 6,000 cyangwa 8. Wagera mu cyaro cy'iwanyu bakavuga bati yaje arakomeye kuko aturutse i Kigali, ariko wareba ahantu tuye muri Gobyori, ahantu katagurya, ahantu birinduka ku buryo urebye ushobora kugira. Tugiye gukubita karande n'utuntu twose n'abadayimoni bagatumuka ako kanya, hanyuma kakira umwana. Ngo tumare kugerayo baravuga bati ngaho Rebeka rero ngaho gira ijambo utwigisha kugira ngo tubone aho duhera dusenga. Ntisawa, ndababwira nti rero dusome ijambo ry'Imana. Njya mu nkuru za Sara na Aburahamu. Nti mu by'ukuri Sara yari afite imyaka 95, hanyuma Aburahamu yari afite imyaka 100. Imana yakoreye Sara ibingibi igakorera Aburahamu. Uwo twagiye gusengera ahita ambwira ati Rebeka, hagarara aho ngaho, gezaho, uranzanira ibyaka gakecuru n'agasaza, nanjye uragira ngo nzagira imyaka 90 n'ingahe se? Umugabo wanjye agira imyaka 100. Imana tuyitegereje mu binyejana bizaza cyangwa tuyitegereje uyu munsi? Aho nari gusomera ihe jambo finari. Muri finari Imana iraza, muri finari Imana iritamurura, muri finari Imana irako. Ariko mutaragera muri finari urategereza amaso agahera mu kirere, ugakanura amaso akagushiramo, ugakonkoboka buri muntu wese akabona ufite inzara imeze nk'interano. Hari umuntu ugira inzara ukavuga niyo bamuterereje, ni za karande zo mu miryango, ni abadayimoni bavuye ikuzimu, bimeze bite? Ntabwo Imana izibagirwa imitungo yanyu mwapoteje ahangaha mushyiraho itafari. Iri tafari riratuvuganira imbere y'Imana, rigakomanga urugi rukavuga ruti runaka ageze mu gihe cy'ibyago cy'amakuba, ariko mu gihe cye cy'imibereho myiza hari itafari yashyize. Itafari riravuga niyo waba ugeze mu gihe utabasha kuvuga, wageze mu cyumba cy'indembe, ibintu bikaze, abantu bakanuye amaso bavuga ngo ahe hararangiye, itafari rikomanga urugi. Gahunda ni mu gihugu, igihugu kirahari, abera tuzataha, nimuhumure gakondo irahari. Nubwo ibiturusha bihari, nubwo bitugoye, nubwo mwisarama gasa. Umukora hamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Igihugu cyiza kiradutegeye, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Uwihangana azaragwa icyo gihugu. Dore ubwami bw'Imana buregere, buri hafi. Dore ubwami bw'Imana buregere, mutima wanjye, mutima
gihugu, igihugu kirahari, abera tuzataha, nimuhumure gakondo irahari, nubwo ibiturushya bihari, nubwo bitugoye, nubwo mwisarama gasa, ariko igihugu kirahari. Oh haleluya! Nimuhumure abera, igihugu kigize gute? Kirahari. Amen. Nubwo tubabazwa tukaruha, ariko nimuhumure mwabaririmbyi mwe, nubwo mukora ku zuba ryinshi imvura ikabanyagira, ntabwo Imana izibagirwa imitungo yanyu mwapoteje ahangaha mushyiraho itafari. Iri tafari riratuvuganira imbere y'Imana, rigakomanga urugi rukavuga ruti runaka ageze mu gihe cy'ibyago cy'amakuba, ariko mu gihe cye cy'imibereho myiza hari itafari yashyize. Itafari riravuga niyo waba ugeze mu gihe utabasha kuvuga, wageze mu cyumba cy'indembe, ibintu bikaze, abantu bakanuye amaso bavuga ngo ahe hararangiye, itafari rikomanga urugi. Amen. Nimuhumure rero, iyi Mana dukorera irazirikana, iyi Mana turi imbere irazirikana, iyi Mana irareba, iyi Mana iha agaciro imirimo dukora, turi mu nyungu. Amen. Hanyuma amazina nitwa Umwari Rebeka, ndubatse mfite umugabo ndetse n'abana. Yesu yatugiriye neza kuko yaduhamagaye akatugabira umurimo we, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Hanyuma ku mateka yanjye abantu bazi ku izina rya Lise, ntabwo bikuyeho yuko nigeze ndyitwa, ariko uyu munsi wa none nitwa Rebeka, kuko hari ubwo Imana ikurebera mu mateka, yamara kukurebera amateka yayahindura ikaguhinira n'amazina bitewe n'impamvu zayo bwite. Amen. Imana iyo idukuye mu cyiciro kimwe ikadushyira mu kindi, hari ubwo icyiciro idushyizemo gituma iduhindurira amazina bitewe n'uko yabigambiriye n'uko yabitekereje. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Hanyuma ejo narindi hano, n'uyu munsi kandi ntabwo mpari nk'umushyitsi, ahubwo mpari nk'umuhimbaza. Abantu bose baje batugana, korari y'abashyitsi ndetse n'abashyitsi bose mwaje ngo tubataramire, nimuhumure turacyatarama. Amen. Iyi mirimo ntabwo izarangirira hano, no mu gihe utazabasha kwivugira izakomanga urugi, imirimo iravuga. Yesu nashimwe. Hanyuma abantu batanze nibazamura ikiganza turebe. Abantu bambonye ari ubwa mbere, abantu bari banyumvaga gusa ariko bari batari bakambonye, muzamura ibiganza. Mwabaga hehe se? Amen. Kuko ngewe nzi ko nzwi n'abantu benshi kandi batandukanye, ntabwo ndi umusitari. Umusitari ni Yesu, kuko niwe wakoze imirimo n'ibitangaza umuntu atari kubasha gukora, n'imiryango yanjye itari kubasha gukora. Yesu nashimwe. Nakabaye menyekana cyane, abantu bambona ku masosho media ndetse no ku mastatasi yabo ndetse n'ibindi. Ngewe mvuga Kristo wankoreye imirimo n'ibitangaza, nta nubwo mbivugira kwiyamamaza kugira ngo abantu baze shaka abantu. Ngewe mfite amaboko yitwa Yesu. Haleluya! Aya maboko rero ya Yesu aranshyigikiye, ntabwo nshakira umuzima mu bapfuye, Kristo arahari kandi igihugu nicyo ndeba. Ntabwo nshakira ubusitari hano kuri social media. Oya, impamvu rero mutambona kuri social media, oya, no kubera ko nkunda kuba mu bacu. Amen. 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 Abantu benshi barabisabye ndetse banyirukaho, baranambwira bati watubari ukaduha ibiganiro, hanyuma tugakubita tukarasa tukagira gute. Ndababwira nti oya, nge nkunda kuba mu bacu. Ni ngewe ni nge w'umwimerere, navuze gukora kw'Imana n'ibitangaza by'Imana, kandi yabikoze nta ruhare nabigizemo. Ntabwo bimpesha rero kwigira muremure ngo nigire mugari nigire uteye ubwoba. Hoya, kubera ko Kristo, yewe ndi inyuma ya Kristo,
ni ukuvuga ngo ubwo ndi inyuma ya Kristo rero niwe namamaza wari imbere yanjye. Dusome ijambo ry'Imana, Tangiriro ibice 22 murongo wa mbere. Tangiriro ibice 22 umurongo wa mbere. Ku batari bahari mu gitondo, twagize ibihe byiza. Twasomye mu Itangiriro ibice 18 murongo wa kangahe bari bahari? Wa kangahe? Wa kangahe? Hanyuma ku batari bahari twavugaga mushumba yatwigishije neza. Nyakubahwa mushumba, Imana ibaha umugisha, mwatwigishije neza kandi aya niyo mateka ngiye gukomerezaho, hanyuma kugira ngo tubihurize hamwe abantu bumve neza iby'iri jambo. Amen. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Mushumba yatangiye atubwira kuntu kwa Aburahamu haje abashyitsi, ngo haza abashyitsi. Aburahamu yaramaranye igihe ikigeragezo gikomeye cyo kutagira umwana, kandi yarafite isezerano, kuko nibuka ko Imana imuhamagara imukuye muri Uriya Bakarudaya ngo yamusanze kwa Setera, ngo imusange kwa Setera, ngo yari mu nzu y'ibigirwamana kuko se yari umucuzi wabyo, ngo imusange kwa Setera, ngo iramuhamagarira amubwira ngo Aburahamu, ngo aritaba. Rangije aramubwira ngo ngwino kuko ngamije kuzagukoresha. Aburahamu yari afite umugore witwaga Sarayi, nawe yitwaga Sarayi, Aburahamu yitwa Aburahamu. Iramuhamagara ngo imuhamagarira amubwira ngo ngwino nkurikira, jya mu cyerekezo nkwerekezamo niho nzaguhera umugisha. Aburahamu ntabwo yari asobanukiwe ibyo ari byo, ariko yari afite kubaha Imana muri we. Aravuga ngo ubwo ari Imana impamagaye ndayikurikira, ndagendana nayo. Uhagurukanye n'Imana ukagendana n'Imana, ntishobora gukora ikosa ryo kuguta mu nzira, ntibishoboka. Utayihemukiye, udakoze amafuti mu rugendo. Na Aburahamu yageze aho akora amakosa, akora amafuti, aryamana n'umuja, agera aho ngaho mu rugendo rw'urugendo ruramunaniza, agera ubwo asinzirira ku gitambo, inkongoro zirakirya. Ayo ni amafuti dukora mu rugendo, kuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Uwambaye umwenda w'intambara ntashobora kwirata nk'uwawukuyemo. Twese turaterana ibipfunsi, twese turarwana, kuko tucyambaye umubiri, turacyambaye umwenda w'urugamba. Ariko nimuhumure, ntabwo tuzanesherezwa kuri uru rugamba turimo. Twebwe turi abaneshi, kuko twavuganye n'itabasha kubeshya, twavuganye n'ishobora byose. Oh haleluya. Amaboko yahagurukanye natwe, nimuhumure, aracyadushyigikiye. Dufite gisunika, dufite gishyigikira. Ijwi ryavuganye natwe riracyari kumwe natwe. Iyi Mana twavuganye nayo iduhagurutsa muri Uriya Bakarudaya, naho twakora amakosa mu nzira ntabwo izahadutsinda. Ifite impuhwe nyinshi. Imana ifite imbabazi. Imana ifite imbabazi. Buri muntu wese muri iri teraniro yavuga imbabazi z'Imana. Bakundwe, Imana ifite imbabazi no mu gihe cy'amafuti n'amakosa y'umuntu. Iyi Mana imugirira imbabazi. Oh haleluya. Aburahamu mu rugendo rwakora amakosa, ngo amare gukora amakosa, Imana iravuga ngo naho ubwo uhagurukize muri Uriya Bakarudaya nabitekerejeho. Buri muntu wese uri hano Imana yamuhamagaye yabitekerejeho, ntabwo yaduhamagaye. Kuduhamagara kwayo ntabwo ari impanuka. Kandi nuhura n'amakuba, ugahura n'ibyago, ugahura n'akaga, ugahura n'ibikuremerera, ugahura n'ibiro byinshi bikurusha uburemere bigutsikamira, jya uvuga ngo ndi mu murongo. Amen. Amen. Gihe kimwe ngo Aburahamu yakira abashyitsi, ngo aba bagira ikimasa, niko umushumba yatubwiye, ngo bagitekesha amata, ngo bamare kugitekesha amata. Mwabonye umuntu utekesha amata? Bari abashyitsi b'imena. Aburahamu yumvisha impumuro yabo, amenya abaribo mu makuba n'ikigeragezo yari afite.
aravuga ati aba bantu ndabaha agaciro kuko mbona ari abantu badasanzwe. Ngo amare kubakira ngo barangije baravuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe ngo Sara azaba akikiye umwana w'umuhungu. Ibyo ngibyo byari amateka akomeye. Aburahamu yaravuganye n'Imana, imyaka yari ibaye imyaniko. Aburahamu yari afite imyaka 99, Imana imubwira ibyo ngibyo 99, kuko yamubwiye ngo umwaka utaha. Aburahamu yabyaye Isaka afite imyaka 100, Sara afite 95. Ubwo bishatse kuvuga ngo abashyitsi baje afite 99. 99 abashyitsi baraza. Mushumba yatubwiye ngo isezerano yari maranye imyaka ingahe? 25. Abashyitsi ngo bamare kuhagera baramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe. Aburahamu aravuga ati iryo jambo si ubwa mbere ndyumvise. Igihe kimwe nigeze kugenda tujya gusenyera umuntu, aririmba muri korari yo mu Ruvumera. Tujya kumusengera, yaramaze imyaka igera mu 12 atabyara, atarabona urubyaro. Tujya kumusengera ngo tumare kumusengera twumvaga tuvuye mu masengesho dufite imbaraga z'umwuka, tugiye gukubita karande n'utuntu twose n'abadayimoni bagatumuka ako kanya, hanyuma kakira umwana. Ngo tumare kugerayo baravuga bati ngaho Rebeka rero ngaho gira ijambo utwigisha kugira ngo tubone aho duhera dusenga. Ntisawa, ndababwira nti rero dusome ijambo ry'Imana. Njya mu nkuru za Sara na Aburahamu. Nti mu by'ukuri Sara yari afite imyaka 95, hanyuma Aburahamu yari afite imyaka 100. Imana yakoreye Sara ibingibi igakorera Aburahamu. Uwo twagiye gusengera ahita ambwira ati Rebe, hagarara aho ngaho, gezaho, uranzanira ibyaka gakecuru n'agasaza. Nanjye uragira ngo nzagira imyaka 90 n'ingahe se? Umugabo wanjye agira imyaka 100. Imana tuyitegereje mu binyejana bizaza cyangwa tuyitegereje uyu munsi? Aho nari gusomera ihe jambo, ibyiringiro bijya birangira bigashira, ariko aho ibimenyetso bitari, ibyiringiro birangiye, ukuboko kw'Imana kurakora. Haleluya! Ukuboko kw'Imana kugira gute? Kurakora. Aho ibimenyetso birangiye bavuga ngo byararangiye ntibigishobotse, umva finari, muri finari Imana iraza, muri finari Imana iritamurura, muri finari Imana muri finari Imana iritamurura, muri finari Imana iraza, muri finari. Ariko mutaragera muri finari, urategereza amaso agahera mu kirere, ugakanura amaso akagushiramo, ugakonkoboka buri muntu wese akabona ufite inzara imeze nk'interano. Hari umuntu ugira inzara ukavuga niyo bamuterereje, ni za karande zo mu miryango, ni abadayimoni bavuye ikuzimu. Bimeze biti. Haleluya! Ngo bamara kurya umwana w'umuhanuzi aravuga ati umwaka utaha nk'iki gihe. Ngo Sara araseka, ngo amare guseka Aburahamu atuze ati ntabwo setse, kuko si ubwa mbere bari babyumvishe. Mu by'ukuri tuvugishije ukuri, iryo jambo bari baribitse igihe kirekire. Hanyuma noneho reka dusome ijambo ry'Imana, ibyakurikiye ubuhanuzi. Ku myaka ya 99, tangirira ibice 22 umurongo wa mbere, haravuga ngo nyuma y'ibyo, ni nyuma ya ryari? Bishatse kuvuga ngo hari ibyatambutse. Nyuma bakozi b'Imana, nyuma uyu munsi ni twebwe mwijya mu mateka y'ibya kera n'ibya nyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu, aritaba ati karame. Iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, umutambeyo ku musozi
ndi bukubwire abe igitambo cyoswa. Amen. Reka dusimbuke tujye kuri 7 muri icyo gice cya 22. Haravuga ngo Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyoswa? Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama ho igitambo cyoswa. Nuko bombi barajyana. Amen. Mushumba yatwigishije aratubwira ngo hanyuma baravuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe, bishatse kuvuga ngo umwana yarabonetse. Umwana Isaka araboneka, aboneka mu bintu by'amagasa by'ingorane, mu bintu by'amasezerano yaramaze imyaka n'imyaniko. Mu gihe umuntu aba arambiwe avuga ngo ntibigishobotse, ese n'Imana navuganye nayo cyangwa siyo? Mu gihe uvuga ngo niyo cyangwa siyo, Imana iraza iteraho kashe, umwana araboneka. Umwana ngo amare kuboneka, ngo amaze kuba wa mwana ushobora gutuma amazi ukamutuma kuvoma. Hahandi Sara yarebaga akavuga ati nanjye ndi umubyeyi mu babyeyi, nanjye ubu noneho hari icyo navuga, nanjye nahaguruka nkavuga ngo nanjye ndi nyina w'umuntu. Cyagiye Sara yahagarara mu babyeyi akavuga ati nanjye mfite ibyirato, mfite icyo mvuga ku Mana. Imana yaranteturuye, Imana yankuyeho agahinda, Imana yankuyeho urubwa, Imana hari ibyo yakoze muri cya gihe cy'ikivugo cye. Ngo Imana mu bumana bwayo no mu kwera kwayo no mu gukomera kwayo ititaye ku rugendo rurerure Aburahamu yakoze rugoye rukomeye, ngo irongera kandi iragaruka, ngo irangiza iramuhamagara, iramubwira ngo Aburahamu, ngo Aburahamu aritaba, aravuga ngo karame. Iramubwira ngo fata umwana wawe Isaka, hanyuma uzamuka umusozi Moriya, numara kugerayo umuntambiraho igitambo. Ubwo uri umuntu w'umugabo, tuvugane ukuri, abagabo bagira kwikomeza, abagabo bafite kuntu kwabo baremye, abagabo bagira amagambo. Nubona umugabo wagize amagambo menshi uvuga ahantu hose, yageraho bavuga akavuga, mujye mugira amakenga. Abagabo bundi bavuga ibintu biri ngombwa kandi babanje gutekereza icyo bagiye kuvuga. Twebwe uko twiremeye turi abantu bivugira, nyine turavuga kuko nuko nguko twisanze, ni nuko biri. Hanyuma Aburahamu ngo Imana imara kumuhamagara, iramubwira ngo haguruka. Aravuga ati ndasubira inyuma njye kubwira Sara, mubwira ngo hanyuma ngo mvuganye n'Imana, ngo hanyuma irambwiye ngo mfate umwana wanjye ngo njye kumubagira ku musozi Moriya, ngo hanyuma mushiririze ngo mushyire hejuru y'igitambo cyaka. Bari bazi igitambo icyo kivuze. Aburahamu ngo abishyire mu nyurabwenge, arebe kure nk'umuntu w'umugabo. Aravuga ngo Imana yamumpaye, birashoboka ko iri bwishakira igitambo. Haleluya! Aravuga ati njyewe mfite amakuru, nahagurutse muri Uriya Bakarudaya, yavuganye nanjye. Ibyo yambwiriye mu rugendo nubwo nahuriyemo n'amakuba, ariko ibyo yavuganye nanjye nagiye mbibona, nagiye mbona isohoza amasezerano. Ubwo ariyo yamumpaye ikaba igarutse kumwisubiza, ndagenda ntabajije umugore. Nusoma Bibiliya uzasanga Aburahamu atarigeze asubira inyuma ngo ajye kubaza Sara ati tumutambe cyangwa ntitumutambe. Yaravuze ati nge fashe icyemezo nk'umuntu w'umugabo, mbabarira. Fashe icyemezo nk'umuntu w'umugabo, kuko n'ubundi Imana ihamagara Aburahamu imuvana kwa Setera, yamuhamagaye wenyine. Abwira umugore ati kubera ko nagushatse urankurikira. Abagore dukurikira abagabo, niko gahunda imeze. Niyo gahunda nuko biremye, kugira ngo uzabone umugabo wakurikiye umugore ni danje. Ariko twebwe aho bazaba niho tuzaba, aho bazatura niho tuzatura. Imana yabo niyo izaba Imana yacu, nuko gahunda imeze. Kuko imbaraga zacu zibitse mu bagabo. Wabyemera utabyemera nuko bimeze kandi ntiwabihindura. Amen. Burya iyo uhagaze
wubatse cyane wenda Imana yaraguhaye umugisha ukubaka neza, urahagarara wanabivuga ukumva uremye, ukumva birafatika, ukumva ni ibintu bifite ireme. Ariko wa wundi ufite intuza nyine arahagarara rero ati nyine ati nubatse ariko nyine ati se ati nta kundi ati mu rugendo nyine niko bimera, nuko biba bimeze. Kubera ko aho yagakuye imbaraga yakavomye za mbaraga ntazo. Aravuga ati ntabwo njya kubwira Sara ngo afate icyemezo ngo aragenda ngo afata abaja ngo arangije nkuko basanzwe bajya gutamba ibitambo ngo bikoreza amazi abandi bikoreza inkwi, ngo afate umwana we nkuko basanzwe bajya gutamba ngo barazamuka. Ngo bagere muri kimwe cya kabiri cy'umusozi ngo Aburahamu arongera aratekereza kandi ngo atekereza kenshi. Aravuga ati aba bantu nitujyana babaja n'abagaragu nikurikije nkamubaga umwana wanjye bareba, nibo bazaza bagatera Sari hahamuka bakavuga uburyo namutanyagoye, bakavuga n'ibyo ntakoze. Bityo rero kugira ngo nirinde amagambo azankurikira nyuma y'ibi ngibi, arababwira ati muguma aha ngaha. Arababwira ati mwebwe murabaja. Arababwira ati murabaja, hari icyo navuganye n'Imana ntimwari muhari. Arababwira ati muguma aha ngaha. Ngo arangize ngo afate inkwi ngo yikoreza umwana we. Arabamubwira ngo tugende. Ngo umwana aramukurikira ngo akurikira se, ngo ariko bageze mu nzira umva icyo nari nshatse kuvuga nidushaka dusenge. Ngo bageze mu nzira bariho bazamuka ngo maze ngo umwana arahindukira ngo areba se. Ayi wenda afashijwe. Haleluya! Ngo umwana arahindukira areba se, amureba n'imbabazi. Umwana yabonye mu zabukuru. Iyi Mana nta santima igira. Ntazo. Ikora icyo yagambiriye kandi mumenye ko Imana ari inyamibare, ifata ibidahura ikabihuza igakuramo ibintu by'ibice ikabishyira ku ruhande, yarangiza igahuza ibidahura kandi bikagenda bigahura. Amen. Ngo arangije ngo arahindukira ngo aramubwira ati data papa ko mbona amazi nkaba mbona inkwi nkabona icyuma, ko dusanzwe tuzamuka umusozi tujyanye umwana w'intama tujya gutamba, ko mbona ntawe kandi dufite ibyo tugomba gukoresha, umwana w'intama ari he? Njyewe ndaburahamu, umwana wanjye w'imfura yitwa Edi, banyita mama Edi. Ari nkanjye umwana wenda nabikinya nkavuga navuganye n'Imana nta kundi, ariko umwana amajije iryo jambo navuga nti Imana wicaye mu gihugu cyo mu ijuru uracyahari, uracyanshyigikiye, uracyambona. Ese uvuze ntushobora kubihindura. Ngo ariko Aburahamu ntabwo icyo kintu. Ngo yarahindukiye ngo aramubwira ngo mwana wanjye ngo Imana yo mu ijuru. Waramubwira ngo mwana wanjye Imana nakoreye, Imana yagendanye nanjye urugendo rurerure. Ndamubwira ngo mwana wanjye ngo Imana yo mu ijuru ibwishakira igitambo. Ngo umwana aravuga ngo nta kibazo. Baragenda. Yaragize guhamya muri we guteye ubwoba. Mada, guhamya kwawe bimeze bite? Iyo ugeze mu Bayuda ubu uyu Muyuda, wagera mu bagira icyo ukaba umugira iki, wagera mu bahakana Imana ukaba umuhakana Imana, wagera mu isoko ukaba umunyesoko. Ngo ariko arangije aramubwira ngo Imana nakoreye iribwishakira igitambo. Ngo barakomeza barazamuka, ngo bamare kuzamuka ngo agere hejuru y'umusozi. Ngo arangije ngo abwira umwana ngo mfasha, ngo arangije amufasha kubaka igicaniro. Ngo bamare kubaka igicaniro neza bagisoje, umwana we yari murambigite yatekerezaga ibikurikiyeho, ko ibi birangiye harakurikiraho iki, ko ibi bisoje harakurikiraho iki. Umwana yari afite amatsiko. Nubwo Aburahamu yari afite umubabaro, ndatekereza umubabaro n'agahinda yari afite, kuko ari busubire inyuma, kuko ari bubwire Sara, kuko bari bugere mu nzu hanyuma bahamagara Gisaka ntibagire umwana bongera kumva imirindi mu nzu. Yari afite ibibazo byinshi mu mutwe. Hari ubwo umuntu agera mu gihe cy'icuraburindi ahatagaragara. Ugeze mu gihe cy'icuraburindi uvuga ngo ntibigishobotse aha ngaha, noneho Imana irahansinda, Imana navuganye nayo ndayishaka sinyibone, ndareba iburyo sinyibone, nareba ibumoso sinyibone, nareba inyuma sinyibone, nareba imbere sinyibone. Aho ngaho ugeze mu gihe cy'icuraburindi Imana ibiraho hafi.
nubwo itagaragara mu ishusho y'umucyo ariko Imana ibiri aho hafi, ntabwo ishobora kukureka, ntishobora kuguta, ntishobora kukujugunya. Yavuganye natwe niyo kwizerwa, ngo umwana ategereza ikiri bube, ngo maze se ngo arangije ngo ahita asingira umwana ngo ajye kumushyira ku gicaniro, ngo agiye kumva ngo yumva ijwi ngo riramubwira ngo Aburahamu rekera aho ngaho, geza aho ngaho, ntugire icyo utwara uwo mwana, hindukira urebe ku ruhande, urebe ku ruhande, hari agahuru witegereze, urabonamo umwana w'intama, amahembe yafashwe mu gihuru, hanyuma umufate nurangiza umuntambiraho igitambo. Bisobanuye ngo ku musozi w'iteka igitambo kizabona. Tugiye gusenga. Iyo wumviye Imana yishakira igitambo, iyo ubanye n'Imana udakebakeba utayiryarya yishakira igitambo, iyo ubanye n'Imana neza yishakira igitambo, iyo ubanye n'Imana utayiryarya, iyo ubanye n'Imana utari inshabiranya. Hari abantu tugendana n'abari inshabiranya, ariko iyo udacabiranyije Imana, Imana yishakira igitambo ngo bagere ku musozi w'Uwiteka. Imana yitegereza umutima wa Aburahamu, iravuga ngo kuko unyubashye ukoze ibyo abandi batakora, umutima wawe ndawunezerewe, kuri uyu musozi ndahagutabariye. Uhagaze ku wuye musozi? Hagaze ku musozi w'ibidashoboka. Najyaga numva baca umugani bakavuga ngo ku musozi w'ibidashoboka ngo imvuzo zigira gute, ngo ziramera. Ugeze mu gihe cy'icuro burinda aho bidashoboka uvuga uti ndapfuye, nikoreye amaboko, ndasebye, ndagaragaye, wakanuye amaso, aho ngaho niho Imana igusanga, kugira ngo uzavuge ngo njye nahuye n'Imana iteye ubwoba. Amen, amen. Mbabwira amaboko y'Imana, amaboko y'Imana yabanye na Aburahamu, niyo yabanye nawe, niyo yabanye nanjye. Amaboko y'Imana aratangaje, amaboko y'Imana abasha kugukuraho bakujugunye, baraguciriyeho iteka, bavuga ko ntaho uzagera. Uyu munsi wa none ukaba wambara ukaberwa, ukaba ufunga umukandara ugafata, ukaba wambara igitenge bikemera, kandi aho bakujugunye niho Imana igutoragura. Iyo imaze kugutoragura ikora ibyo abantu batatekerezaga, kugira ngo bahindukire bavuge ngo burya ni Imana. Haleluya! 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 Kuko wakunze Imana karama, nikizagukiriza. Abaririmbyi baririmbye ngo barangiza bararimba baravuga ngo ku kidendezi, ku kidendezi hari umurwayi wari urwaye imyaka myinshi, nta kivugira, nta gikurikirana, nta ureba hirya ukisanga, wareba imbere ukisanga, wareba inyuma ukisanga, ahantu hose ukisanga, wakwizenguruka ukisanga, nta kintu hirya no hino. Imyaka 38 nta kivugira, nta kirengera. Abandi bariga, bamara kwiga bakajya kurangiza segonderi, amahirwe yabo bategereje ari hariya. Ariko wowe ukiyuha ukarihira umwana wawe, ukamwishyurira bivuye kure, ukagurisha agasambu, ugakora byose, ariko yarangiza na kaminuza akaza agakubita imyaka 5. kubera iki? Nta. Hari abantu bafite bavuka mu miryango bashyigikiwe, bafite amaboko. Wowe nta maboko ufite, haba yo mu miryango ntayo, n'umuryango uvukamo warakwanze, barakujugunya, ntibanazi kubaho. Iwanyu ninde muntu wavuka nibura ukomeye, nta namutwara sibo basi. Iwanyu ni wowe ukomeye. Kubera iki? Kubera ko wambara agatenge gafuze, nako ducishirize twasanga ari mu 6,000 cyangwa 8. Wagera mu cyaro cy'iwanyu bakavuga bati yaje arakomeye kuko aturutse i Kigali, ariko wareba ahantu tuye muri Gobyori, ahantu kata gutya, ahantu birinduka ku buryo urebye ushobora kugira.
ariko wakata gusa usubira mu cyaro cy'iwanyu bakavuga bati mureke atambuke yaraherewe. Ako ni agaciro k'Imana. Uhagaze uri muri Kigali uvuga ngo ndi mu nyungu y'Imana, kuba yarantuje kuri uyu musozi, kuba nkihaganje. Hari abazi ubuzima bukabananira barangiza bagasubira iwabo. Bamwe bakagenda bitendetse ku makamyo, abandi bakagenda n'amaguru bukabakeraho bakazagerayo babyimbye ibirenge. Ariko wowe uri mwene nde kuba ukiri muri Kigali? Wowe uri mwene nde? Ni amaboko y'Imana. Turashimira Kristo. Oh haleluya! Tana haleluya! Tana haleluya! Yesu ngo bimuzemo, bimaze kumuzamo ngo arangije ngo anyura ku kidendezi gato gusa ngo ahasanga wari umaze imyaka 38 ngo amare kuhamusanga ngo amwitegereje ngo ahita abona ko hamaze igihe kirekire. Habona ko hari abandi baje nyuma barangije bagira gisunika. Hari abantu bagira amaboko basunika. Wowe usunikwa nani? Wowe usunikwa nani? Ufite nde wowe? Muze twisunge Yesu. Oh haleluya! Oh haleluya! Izuba ryamwiciye ku kidendezi arategereza, imvura imunyagirira arategereza, aravuga ati ubwo ntegereje Kristo igihe cyose azaza. Ngo amare kuhagera amenya ko amaze igihe kirekire. Yesu nagera muri iri teraniro amenye igihe uhamaze. Haramenya agahinda n'umubabaro wo mu mutima wawe. Ngo amare kuhagera amenya ko amaze igihe kirekire. Ngo arangije arahindukira ngo aragenda yegeraho yari aryamye neza. Ngo arangije aramubaza ngo nkugirire ngo amubaza ngo nkugirire ngo azana amagambo menshi aravuga ati nukuri kose ntawe mfite unjugunyamo. Yesu ati ntabwo ari byo nkubajije, ahubwo nkugirire. Haravuga ngo ndashaka gukira, ngo amubwira ngo arashaka gukira, ngo aramubwira ngo kuva kakanya ubu tuvugana ikorera urubiriri bwawe wigende. Agira gushidikanya bitewe n'igihe yaramaze ku kidendezi, aravuga ati biremeye, ngo aterure yumva biremeye, atambutse yumva biremeye. Ntiyagira igihe cyo gusubira inyuma ngo abaze Yesu ngo ni urinde. Aravuga ati apfa kuba bikoze muri iri teraniro, apfa kubikora, ibindi ntibitureba. Oh haleluya! Tena haleluya! Waje ubishaka, waje wumva ufite inzara, wumva ufite inyota. Birakwiye ko Imana wakoreye, Imana wagendanye nayo urugendo rurerure, yishakira igitambo. Umusozi ugezeho urabona ko byanze, urabona ko ugonze dodani, urabona ko feruje zacanye umutuku, ariko feruje zicanye umutuku Imana ibihari. Mu makuba yawe Imana irahari, mu byago byawe Imana irahari, mu maganya yawe Imana irahari. Imana, twebwe turi igishoro cy'Imana. Ubwo turi igishoro cy'Imana rero Imana ni inyungu kuri twebwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ariko tuvuga imirimo n'ibitangaza, abandi nabo baba bari muri rusange bakavuga ngo natwe biratureba. Hari ibyo tuvugira mu rusengero n'abaririmbyi bakaririmba, ariko wowe ukaza ntibikurebe cyangwa se bikaba bitakureba. Nta bukwe butagira umuherekeza, kuko ubukwe bwose bugira abaherekeza. Ubukwe bugira abapare, bukagira abamarene, bukagira abagarsodoneri ndetse n'abafiye doneri. Birashoboka ko ushobora kuba mu rusengero ndetse ukaza cyane ukanahatinda, uko baje ukaza, ariko ukaba utarakizwa. Iyo tuvuze rero abana b'amasezerano, tukavuga gusezeranwa n'Imana, tukavuga gutabarwa n'Imana, utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, aya magambo ntaba kureba. Mbere na mbere atera intambwe uvuge ngo Yesu ndakwakiriye. Iki ni igihe cyo kwakira agakiza. Wamara kwakira agakiza ukava mu mwobo w'irumbukiro, wamara kuva mu mwobo w'irumbukiro Imana ikaguha amasezerano, wamara kuguha amasezerano ikazayasohoza. Aburahamu Imana imuhamagara, nuko yari imuhamagaye muri Uriya Bakarudaya, yari mukuye kwa Setera mu bigirwamana by'iwabo, mu bupagani bw'iwabo. Irangije iravuga ngo dutangiranye urugendo rushya, ariko yabanje kumuhamagara imukura mu byaha by'iwabo. Imana yabiguhamagara uyu mugoroba kugira ngo igukure mu byaha by'iwawe, mu byaha ugizemo igihe, mu byaha urizengurukaho buri munsi. Kubera iki? Urarwana intambara utazi. Kubera iki ibintu byawe byose n'imigisha yawe bameze nk'abagusuka amazi mu kiganza? Kubera iki ubifata bikagenda? Kubera iki nta kintu ufata ngo uhamye mu kiganza? Imbaraga zikurwanya ziva hehe?
ntabwo ziva mu bikurwaniramo cyangwa se mu biri muri wowe. Ubundi niyo misiyo yahimbaza, niyo misiyo y'abaririmbyi bahagurutse, niyo misiyo yacu, niyo misiyo y'abakozi b'Imana bicaye aha ngaha, niyo misiyo twebwe dufite, kubwira imbohe yuko zibohotse, kubwira abanyabyaha ngo nimuhinduke, hanyuma Kristo abagirire neza. Aburahamu kubwo kubaha Imana aravuga ngo kubera ko ari we wamumpaye ntacyo nakwima, ngo azamuke Imana ngo agere ku musozi hejuru, Imana iramwitegereza ngo iramureba iravuga ngo kubera kunyubashye humura ntago umwana wawe agipfuye. Imana yishakira igitambo.